Yesu yashyizeho inzira ebyiri. Imana yashyizeho inzira ebyiri. Hariho inzira ituganisha mu bugingo buhoraho. Hari n'inzira ituganisha nimitswe n'umushumba umukozi w'Imana umureverend muri Revelation bamwita Kayumba Festo. Ndamukunda cyane aho ari Imana imuhumugisha kuko ijambo yambwiye anyimika ansengera niryo ryatumye nkizwa by'ukuri. Yarambwiye ngo ko kw'icyaha gihindura umusore umusega umuntu wari umuntu w'umugabo icyaha kikamufata kikamuhindura imbwa kandi yari umugabo. Icyaha kikakwambura amafaranga yawe wakoreye uyatwara mu bibi. Icyaha kikakwambura agaciro wari ufite buri muntu wese ukubonye agaciro yakubonagaho ntakakubone kuri nakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi kuriya kwatura k'umukristo k'umuntu uri muva mu byaha k'umuntu wemeye Kristo kugira imbaraga zidasanzwe batari bayemera ikabakunda. Kandi ibi ngibi bivugwaho gutya abantu bayemeye n'abana bayo abatarayemera n'abantu bayo nabo ntabwo yabanga kuko niyo yabaremye. Niyo mpamvu umusinzi asinda akanywa inzoga nyinshi zirenze urugero agasinda yajya mu muhanda muri kaburimbo imodoka ntibe yamugonga ngo imwice nuko Imana ikimushaka. Urabyumva? Imana iracyamushaka. Imana irakeye n'ubukwe yampaye umukunzi umukunzi mwiza nashakaga umugore wanjye Imana yampaye mu by'ukuri nacyo ni igitangaza yankoreye ko umugore nkuriya. Ikindi impa ubukwe ntarinzi ko nabukora ntarinzi ko nanjye nakwikorera. Umugore n'ubukwe bitandukanira he? Umugore n'ubukwe biratandukanye kuko ubukwe ni ikirori ariko umugore ni impano y'Imana. Bakavuga niyo bakomoka niyo baturuka. Ikindi abantu bahakana imbaraga z'Imana ndagira ngo mbaho ubujyanama buvuga gutya tureke guhakana imbaraga z'Imana kuko twabonye Imana ikora ibitangaza. Twabonye Imana ikiza abarwayi. Twabonye Imana ikura abadayimoni mu bantu bagakira bakamererwa neza. Mu by'ukuri ibitangaza by'Imana biriho kandi imbaraga z'Imana ziriho ziranakora. Imana yacu iriho mu by'ukuri abantu bareke kuyihakana. Ibitangaza twarabibonye byinshi abantu bavamwe abadayimoni mu rupfu. Hitamo rero ukeneye gupfa cyangwa ukeneye ubugingo buhoraho. Yego dukeneye rero abantu bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi dukeneye abantu bakora ibitangaza mu izina rya Yesu. Ntabwo dukeneye abantu bifashije izina rya Yesu bakeneye indamu. Oya, nubwo natwe ari byo dushaka. Icyo dushaka ni ukuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abo bantu rero bose bavuga ijambo ry'Imana bashaka kugira ngo babeho ntabwo giye banshimisha. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye, ni ukuvuga bari mu Rwanda bari mu mahanga. Tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Birashoboka kandi ko waba urwaye cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye ariko komeza ugire ihumure. Imana iracyagukunda. Imana igufitiye imigambi myiza kandi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kurenza ibyo uri gucamo. Ibyo byose ni ibirema ishimwe ry'ejo hazaza. Turakwifuriza rero gukomera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo wowe udukurikiye wenda ari ubwa mbere cyangwa se ari ubwa keshi uradufasha dusangize iki kiganiro abantu bari hirya no hino kugira ngo bagire ibyiringiro kandi ibyiringiro bifite ubuzima bifite ubugingo. Hanyuma uraza gukora na subscribe niba binabyo bigukundiye uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma turi kumwe n'umushyitsi nk'uko mubibona. Ndagira ngo n'ubundi atangira twibwira mbere yuko tuza kuvuga ku mbaraga z'urukundo, urukundo rw'Imana cyangwa n'urukundo rw'ibindi cyangwa se naho turi buze kuba twerekeza. Karibu wakwibwira abadukurikiye. Bakoze cyane. Nitwa Turatsinze Vincent. Abantu benshi banzi ku izina rya Mugunga. Mugunga. Uvuka Mugunga se? Oya, ahubwo ni izina nahawe n'umuryango data yanyise bitewe n'umuryango mvukamo.
ndarikunda rituma mbasha guhuza n'abantu dukomoka mu muryango umwe. Inshuro nyinshi abantu benshi tuvuka hamwe, iyo bumvise iryo zina turushaho kumenyana by'umwihariko byimitse muri famiye. Ariko amazina bwite nitwa ni Turatsinze Vincent kwirangamuntu. Ya murakoze cyane, ndagira ngo n'ubundi udushyire imbere y'Imana ubundi tubone uko twanzika ikiganiro cyacu. Yego, turagushimiye Mana nkuru, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye uyu munsi n'aya masaha mwami ko waduhaye amahirwe kugira ngo tubishyizeho turi bazima. Byose ni imbaraga zawe, ntabwo ari imbaraga zacu mwami. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kano kanya tuguriye hano Nyiringabo Imana, tugiye kuganira ku magambo meza y'ubwenge avuga ku ijambo ryawe. Ni ukuri turakwakiriye kugira ngo uze ubane natwe, nta nubwo dushidikanya rwose ko uri hano. Iki kiganiro kibe cyiza, kibe ikiganiro kibasha gukurura imitima y'abantu, kibegereza ubwami bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo utugirire neza kandi umwuka wera abe hano hantu. Dusenze twizeye ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ya tubahaye ikaze rero. Murakoze. Ubundi Vesa bari kubona hano kuri kamera ni muntu ki? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Icyo kibazo rwose ni ikibazo kitagoye. Vincent babona hano ni umugabo, nk'uko nababwiye ndi Turatsinze Vincent. Mfite umugore umwe n'umwana umwe. Mu by'ukuri ngira ngo sinzi niba narenze ibyo ngibyo, ariko icyo nakongeraho ni uko ndi umukristo. Sengera mu itorero rya Revelation Church Remera. Yego, ni umuvugabutumwa. Aho niho naganishaga n'ubundi narashaka kuvuga, kuko tugiye kuvuga nyine ku bijyanye n'urukundo rw'Imana cyangwa se n'urukundo rw'abantu ku giti cyabo. Nagira ngo numve ko urw'Imana waba uruzi. Yego. Mbese warababariwe nawe? Cyane. Wababariwe iki? Nababariwe ibyaha. Mu byaha ubwo se mu byaha wumva wababariwe kuko ukavuga ati iki irakimbabariye n'iki irakimbabariye atari ukwihumuriza agakoze nk'ibi. So mu by'ukuri icyo kibazo ni cyiza. Nababariwe ibyaha byinshi, ntabwo ari kimwe si bibiri. Nakiriye Kristo mu 2013 mu kwezi kwa 12. Ngira ngo mu kwezi kwa 12 nko mu mpera zako, icyo gihe nibwo nakiriye Kristo, nibwo nari maze gusobanukirwa Kristo n'ibyo akora, nemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva ubwo n'uyu munsi imyaka 10 irashize ndi umukristo. Njya kwakira Kristo nari mvuye mu byaha na byinshi. Wumva uri gutsinda utabasha kuvuga? Nabivuga ntabwo biteye ubwoba cyane, kuko ndibuka ntabwo ari gukurikirana. Ndibuka 2013 mu kwezi kwa 7 niba ntibagiwe, ndumva ari bwo nimitswe kuba umukozi w'Imana. Nari umunyeshuri mu kigo cy'ishuri ahantu, ushyitse Kabarore ugafata umuhanda w'inyuma mu ishyamba ahantu bita Rwimbogo, niho nari nyoboye itorero. Mu by'ukuri banyimika nari umuntu utari wasobanuka. Banyimika ntakishijwe neza, mba mu itorero nsenga, ariko ntabikora nk'uko bikwiriye kuko nari umunyabyaha. Nari ntaranatura ngo nkizwe, kuko ndi umwe mu bantu bakuze basanga ababyeyi basenga. Nzamukira muri uwo munyenga, ariko ntabwo nigeze natuza akanwa kanjye
ngo nature nakire Kristo nk'umwami n'umukiza kandi kuriya kwatura k'umukristo k'umuntu uri muva mu byaha k'umuntu wemeye Kristo kugira imbaraga zidasanzwe nari ntaratura rero ba mu rusengero ariko nkajya muri korari nkaririmba ariko nkinywera ku kayoga nkajya muri korari nkaririmba ariko nkahura n'umwana w'umukobwa nkatereta ikintu cyo mbega urabyumva ni ibintu byinshi nawe bari we twaratukanaga twari mu byaha byinshi by'amafuti ibintu byose biteye ariko ni bya byaha by'abanyeshuri by'urubyiruko reka tubyite gutyo by'urubyiruko ariko mu by'ukuri icyo gihe ikintu cyatumye nkizwa nimitswe n'umushumba umukozi w'Imana umureverend muri Revelation bamwita Kayumba Festo ndamukunda cyane aho ari Imana imuhumugisha kuko ijambo yambwiye anyimika ansengera niryo ryatumye nkizwa by'ukuri yarambwiye ngo yarampamagaye yarambaza ati uyu murimo Imana iguhamagariye gukora urawemera ndamubwira nti ndawemera nari hamwe n'undi mwana bari batwimikiye rimwe nari pastor ariko nari mfite undi tuzafatanya umukobwa twembi aratubaza turawemera ariko arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo mbere yuko tukurambikaho ikiganza tukagusengera kandi ukaba wemera uyu murimo Imana iguhamagariye ubanza umenye yuko icyaha gihindura umusore umusega so ararimbwira naryumva mfata igihe cyo kuritekerezaho nyuma yuko banadusengera ndi no mu rugo twavuye ku ishuri ndaryamye ntekereza kuri iryo jambo nsanga ko kw'icyaha gihindura umusore umusega umuntu wari umuntu w'umugabo icyaha kikamufata kikamuhindura imbwa kandi yari umugabo icyaha kikakwambura amafaranga yawe wakoreye uyatwara mu bibi icyaha kikakwambura agaciro wari ufite buri muntu wese ukubonye agaciro yakubonagaho ntakakuboneho icyaha sanga ni kibi icyo gihe inzoga ndazireka abakobwa mbavaho mfata igihe cyo kujya imbere y'Imana ndasenga rero mu by'ukuri ikibazo wari wambajije ngo nakijijwe iki Imana yambabariye iki ndayishimira kuko yambabariye byinshi kandi yankijije byinshi ubundi umuntu ukizwa ni hari nk'ukuntu haba hari nk'ikintu kigiye kukwica kigiye kukwica rwose ubibona ko kigiye kukurangiza hakagira umuntu cyangwa se hakagira nk'umuntu uza akagukiza akagutabara akakukiza cya kindi cyari kigiye gukuraho ubuzima bwawe so ndashimira Imana rero ko yarankijije yarantabaye mu by'ukuri yankuye mu byari bundimbure yankuye mu byari bunyice yankuye mu byari butume kugeza uyu munsi nari kuzageza iyi saha nta gaciro mfite cyangwa se nta n'ibyo ngezeho ndayishimira n'ukuri habwa icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro byaragutunguye kwisanga uhawe agakiza yego ubona Imana ko kwira kwabariye kugeza umuntu irambabarira igira umuntu ingira impa izina rifite agaciro impa ubuzima burambye impa agaciro kazatuma mbaho kugeza igihe nzavira muri iyi si ntekereza ko nzaba narakoresheje ubusore bwanjye neza kubera imbabazi z'Imana mu by'ukuri igihe wari urimo uvuga ati nari ndi mu byaha wumvaga uremerewe ku buryo wumvaga bivuga ati kuko ibintu biranduhije cyangwa nuko wowe wenda uvuga ati bantongereye amagambo antera ubwoba ariko ubundi ntacyo byari bintwaye reka nkavugeho icyo kibazo mbajije nacyo ni cyiza ndagira ngo n'abantu badukurikiye baze kumva aya magambo mvuga iyo uri mu kintu ukirimo neza byanze bikunze ntabwo uburemere bwacyo bumenye n'ububi bwacyo ntubumenye ahubwo ububi bwacyo ubumenye wamaze kukivamo n'uburemere bwacyo ubumenye wakivuyemo ntabwo nzi niba ubyumva neza ni nayo mpamvu abantu benshi b'abanyabyaha cyangwa se bakora ibyaha cyane babibamo icyaha cyagize imbata bazi ko Satani adakora impamvu bazi ko adakora rero ni iyihe
ni ukubera ko yarababase nabe ntacyo abashakaho, kuko umuntu arwanya umwanzi we ntabwo arwanya umukunzi we. Abo bantu rero ni inshuti ze, ntacyo azishakaho izo nshuti ze, urimo urabyumva, ahubwo arashaka ba bandi bamurwanya. Niyo mpamvu byanze bikunze Satani azahora atera abakozi b'Imana amacumu ashakisha uko yabakura ku byo bizeye, ariko abe ntacyo bashakaho. Rero igihe nari ndi maho ngaho ntabwo nari ndemerewe, nta nubwo nari nzi ikibi cy'ibyo nkora, ariko maze kubivamo nasobanukiwe ububi bwacyo, sobanukirwa n'uburemere bwabyo, ku buryo uyu munsi ntashobora kubisubira. Nta muntu waza nshuka ngo nsubire ku nzoga ngo mbyemere, nta muntu wanshuka ngo nsubire ku itabi ngo mbyemere. Jewe ibi mvuga ababyeyi banjye nta nubwo bari babizi ko mbikora. Narabikoraga ko twebwe twari no mu nka turagira inka, no mu nka tukabikorerayo, ntabwo bari babizi. Ariko je nanyuye itabi, akayoga, urabyumva. Ariko uyu munsi imyaka 10 ishize ntabwo ubuzima mfite ni bwiza kurenza ubuzima nari ndimo icyo gihe. Mugunga w'icyo gihe siwe mugunga w'uyu munsi, urimo urabyumva. Imana yampaye agaciro gakomeye kazatuma mpora nyishimira ibihe byose. Ibituma rero wumva ushobora kuvuga ati giye urukundo rw'Imana afite ibintu naruvugaho. Urukundo rw'Imana mfite byinshi naruvugaho. Nyuma yo kuva aho ngaho mu by'ukuri mbere ya 2013 ntarakizwa, nari mubi cyane, kuko ntabwo iyo ntaza kumenya Imana sinzi ko mba amashuri yanjye sinzi ko aba yarakomeje. Iyo ntaza kumenya Imana ntabwo nzi ko nakabaye nsa nk'uko nsuku. Iyo ntaza kumenya Imana nakabaye mfite irindi zina ritandukanye n'iryo mfite uyu munsi. Iyo ntaza kumenya Imana ntabwo nzi ko nawe ubwawe tuba twaramenyanye, ariko nshobora kuba naramenyanye nawe kubera Imana, kubera urukundo rwayo. Nshobora kuba izina mfite, nako sinshobora, ahubwo izina mfite ndifite kubera urukundo rw'Imana. Agaciro mfite nkafite kubera urukundo rw'Imana. Kubaho neza birimo kubera urukundo rw'Imana. Spirituel reka nkubwire kano kantu. Kubaho neza si ukuba ufite amafaranga, kubaho neza si ukuba ufite imodoka ugendamo, kubaho neza si ukuba ufite inzu y'umutamenwa, kubaho neza ni ukuba ufite gukiranuka, kubaho neza ni ukuba ufite amahoro ya Kristo, kubaho neza ni ukuba ufite Imana ubwayo, kuba uyifite byonyine uba uriho neza, uba uriho neza. Aka kantu reka nkavuga gutya, kabone naho ijuru tuvuga wenda ryaba ritariho, kabone naho ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya wenda ryaba ari umuntu wiyandikiye, ariko ndisobanure gutya, ijambo ry'Imana tuvuga rifite agaciro gakomeye, kuko rigufata rikaguha amahoro, rikaguha kubaho neza birenze uko waba uri mu byaha, birenze uko ubitekereza. Numva nabivuga gutyo. Yego, urukundo rw'Imana ndi rurerure cyane, kuko rwagiye rugusanga ahantu. Urukundo rw'Imana rugira urubibi aho rugarukira. Urukundo rw'Imana ntabwo rufite ahantu rugarukira. Impamvu rudafite ahantu rugarukira ngaha nuko urukundo rw'Imana rufite, njye naravutse ndusangaho. Byukuri impamvu ze ngo narusanzeho nuko nasanze mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, mu gitabo cya Bibiliya dusoma, nasanze rurimo, kandi nsanga hari abantu bambanzirije benshi bahuye narwo kuva kera. Imana y'ubwayo iravuga ngo nitangirira ikaba n'iherezo. Ni ukuvuga ngo niba ari itangirira ikaba n'iherezo, bayeho mbere y'abantu bose. Ntabwo nzi ngo izarangira ryari, ariko uko mbitekereza ntizarangira rwose. Yo ubwayo ni itangiriro ikaba n'iherezo, nizi igihe yatangiriye ikamenya igihe izarangirira, ariko nta nubwo izarangira. Isi ntabwo niyo kiremo, niyo yaremye ibintu byose, niyo yaremye nayo niyo murega, nayo niyo yiyizi. Urukundo rw'Imana rero
ntekereza ko rutazigera rurangira nta herezo rufite. Jewe ni ukuvuga ngo Adamu yararubonye ari we muntu wa mbere wabayeho, n'abamukurikiye bose bararubonye, nanjye kugeza iyi saha ndaruzi, n'umwana wanjye azarubona, n'umwuzukuru n'umwuzukuruza bazarubona, n'abandi bazaza bazarubona. Urukundo rw'Imana ruzahoraho, ntabwo ruzarangira. Reka tubivugeho gatoya, ndagira ngo nduvugeho gatoya urukundo rw'Imana. Ndaruvugaho nifashishije ijambo ryo mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya mbere tugihereyeho. Ruravuga umutwe waho haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo nari mvuze kuri uyu murongo uvuga ngo urukundo ntabwo ruzashira. Urumva ikibazo umbajije, ntisubirize muri uyu murongo uvuga ngo urukundo ntiruzashira. Ibindi byose bizashira, ibindi byose bizarangira, ariko urukundo rw'Imana ntabwo ruzigera rurangira, ruzahoraho. No mu ijuru aho tuzajya tuzarusangayo. So hari ibyiringiro rero yuko urukundo rw'Imana rutazigera rurangira, ahubwo nashishikariza abantu bose kugerageza ndetse no kwiyumvamo ndetse no gushakisha uko bagerageza guhura n'urukundo rw'Imana, uko rufite byinshi, rufite byose, nta kintu na kimwe rudafite. Njya nkunda ijambo Yesu Kristo yavuze muri Yohana 14, aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanjye munyizere, ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo iyo aba adahari mba mbabwiye. Ibyo byose rero biri mu rugo kwa data ni ukubera yuko urwo rukundo ruriho, tugomba kubihabwa kubw'urukundo rwayo. Ntabwo urukundo ruzashira. Ndashishikariza abasore, ndashishikariza abagabo, ndashishikariza abana bato, ndashishikariza abasaza n'abakecuru, ndashishikariza abantu abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, buri muntu wese mu rwego rwose, urwego waba urimo rwose, gerageza guhura n'urukundo rw'Imana, kuko rufite buri kimwe cyose wifuza. Nibyo ugezeho. Uzi ikintu nkundira urukundo rw'Imana, nuko Imana ikunda abamwemeye, abayemeye, ndetse n'abandi batari bayemera ikabakunda. Kandi ibi ngibi bivugwaho gutya, abantu bayemeye n'abana bayo, abatarayemera n'abantu bayo, nabo ntabwo yabanga, kuko niyo yabaremye. Niyo mpamvu umusinzi asinda akanywa inzoga nyinshi zirenze urugero, agasinda, yajya mu muhanda muri kaburimbo, imodoka ntibe yamugonga ngo imwice, nuko Imana ikimushaka. Urabyumva? Imana iracyamushaka, Imana iracyamukeneye, niyo idashobora kumurekura na gato. Igomba gukora uko ishoboye igaprotectinga ubuzima bwe.
kugira ngo abeho, kuko uyu munsi ashobora kuba ari mu byaha atarayimenya, ariko ejo Imana ikaba imufiteho umugambi wo kumuhindura agahinduka rwose nk'uko nanjye nahindutse icyo gihe, nk'uko Imana yangiriye imbabazi n'impuhwe icyo gihe nanjye ikagira gute, ikampindura, ikangarura, ikankura mu bibi nari ndimo, mu by'ukuri ikangirira neza. Ariko mu by'ukuri umaze gukizwa no mu rugendo rwo gukizwa hagati mu gukizwa, ni ibihe bitangaza by'Imana waba warahuye nabyo kavuga ati rero namenye ko Imana ko kwiriwe? Wow. Ati nigeze mbona ukuboko kw'Imana, none ukuboko kw'Imana mbona Imana ikora. Urimo uranshimisha kuko urambaza ibibazo byiza. Abantu badukurikiye rwose bagerageze binjire muri iki kiganiro bacyumve neza kuko ni cyiza cyane. Ibitangaza by'Imana yakoze ni byinshi ku buzima bwanjye. Maze gukizwa nahise nkomeza amashuri yanjye, ntari nzi ko nziga ngo nyarangize. Ndiga nsoza senior ya 6. Ntabwo nakomeje kaminuza. Impamvu ntayikomeje ni impamvu wenda navuga ngo nizanjye bwite n'umuryango wanjye, ntabwo byakunze ko nkomeza kwiga. Ariko kimwe mu byo nyishimira yankoreye nuko yambabariye yo kabyara, ikabana nanjye muri icyo gihe, ikampa indangagaciro zayo. Bavandimwe, reka mbabwire, tugerageze dusanga Kristo aduhe indangagaciro. Umuntu wagize indangagaciro z'ubwami bw'Imana aba ari mu murongo nyakuri ku buryo icyo akeneye kugeraho cyose akibona, kuko aba afite intego yo kugera ku iterambere. Imana rero yampaye ubwenge maze kuyimenya, impaye ubwenge mbasha no kujya mu murongo wo kwiga. Ndiga senior ya 6 ndayisoza. Icyo ni igitangaza cya mbere. Ikindi ntarayimenya mu by'ukuri, nabayeho no mu ishuri ndi umuswa, ariko maze kuyimenya yangiriye neza kuko nabashije kwiga. Mbona noneho nshitse A-level senior ya 4 kugera senior ya 6, impa ubwenge n'ubundi burushijeho, mbasha no kwiga ndatsinda, kuko maze kumenya Kristo nibwo nabashije kwiga, nkajya nkora ikizami cyane nkagikora mbona nkizeye neza, kandi nkabona n'amasomo yanjye yafashe neza, n'ikizami nkagitsinda. Irampa niga senior ya 6 ndayirangiza. Maze kuyirangiza yankoreye ikindi gitangaza kidasanzwe mu by'ukuri. Ariko mbere yo kuyirangiza reka mbanze nshimira abayobozi nagiye nca mu biganza. Imana ibaha umugisha kuko Imana yabakoreyemo barayumvira, bagenda bamfasha uburyo nakomeje kwiga. Headmaster wanjye wanyigishije O-level, headmaster wanjye wanyigishije A-level, Imana ibaha umugisha, bose bari abagabo bakijijwe, baramfasha muri urwo rugendo rwo kwiga. Imana ishimwe yabakoreyemo, baramfashije, ndiga ndasoza. Nyuma yaho mbona akazi. Maze kubona akazi ndakora, nacyo ni igitangaza. Nyuma yaho yankoreye n'ubukwe, yampaye umukunzi, umukunzi mwiza nashakaga. Umugore wanjye Imana yampaye, mu by'ukuri nacyo ni igitangaza yankoreye ko mu mugore nkuriya. Ikindi impa ubukwe, ntari nzi ko nabukora, ntari nzi ko nanjye nakwikorera. Umugore n'ubukwe bitandukanira he? Umugore n'ubukwe biratandukanye kuko ubukwe ni ikirori, ariko umugore ni impano y'Imana. Yes, umugore ni impano y'Imana, ubukwe ni ikirori. So yampaye gukora ubukwe bwiza, mu bukwe bwiza impa n'umugore mwiza, inkorera igitangaza, mu rugo rw'umugisha. Ndayishimira rero, yankoreye byinshi. Nyuma yaho yo kumpa umugore kampa n'urugo, yampaye umwana w'umuhungu. Yagiye inkorera ibitangaza byinshi, kuko ibyo byose mvuze
buri uko naryamaga, buri uko nasengaga, buri kimwe cyose yarazaga ikampa iyerekwa, yampaga ibyo byose. Niyo mpamvu mvuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu aba afite n'amakuru y'ubuzima, aba afite amakuru y'ubuzima. Ayo makuru akamuha ibyizere, akamuha kwizera, akamuha kumva afite kwiringira. Uwo nguwo ntabwo ashukishwa amafaranga, nta nubwo ashukishwa buri kimwe. Nta mukobwa wizeye Kristo neza, uri mu ijambo ry'Imana neza, ushukishwa amafaranga, ushukishwa inkoko, ushukishwa mitsingi, ushukishwa rikeri runaka, ushukishwa ibinyobwa byose, ushukishwa nkunda umugabo muri Bibiliya, abagabo batatu, Daniyeli, Saduraka na Misaki na Abedinego, bari abagabo bafite kwizera gukomeye, bari abagabo bafite Imana muri bo. Hari igihe babanyaze bari mu gihugu kitari icyabo, bashaka kubakoresha ibyo badakwiye gukora, ariko hari ijambo nkunda cyane rivuga ngo muri bo bishyiramo kugambirira, baragambirira mu mitima yabo. Biravuga ngo baravuga ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'umwami, ntabwo tuziyandurisha ikizira, ntabwo twabikoraho. Imana ibaha ubwenge muri icyo gihe, bavugana n'abari babayoboye, barabinginga, babareresha ibishyimbo, amamininwa y'ibishyimbo. Biravuga ngo nyuma yaho ngo babaroye, ngo basanga ari abagabo baruta abandi bagabo bose, baruta abantu bose ubwiza, babarusha ubwiza n'uburanga ndetse n'umubyibuho, ngo babyibushye cyane. Ndabakunda bari abagabo bari bafite kwizera gukomeye. Rero wa musore we, wa mukobwa we w'inkumi, wa mwangavu we, wa mugabo we, gerageza indangagaciro z'ubwami zirushaho kuba muri wowe, kwizera kwa Gikristo kube muri wowe, kwihangana kwa Gikristo kube muri wowe, kuko nyuma yaho uzashyika ku byiza wifuza utanarushye kandi ukabona Imana. Urugendo rwo urambagiza bwa mbere, yego, byagenze gute? Ibibazo urimo kumbaza rwose, ariko ni sawa. Waragiye urabwira ngo uramukunda, ese wari ufite amafaranga kuri konti ku buryo wari wizeye inkwano? Reka ntacyo ndabisobanuraho. Ubu turagira ngo urubyiruko rudukurikiye, ndagira ngo nawe musuhuze aho ari, kuko iyo muvugaho numva nuzuzwa cyane, ndafashwa, ndishima cyane, kuko ni intwari, mfite umugore w'intwari cyane. Bivugeho gutya, urugendo rwo kurambagiza mu kwezi 2015 mu kwezi kwa karindwi, ngira ngo hari hashize iminsi, ariko numva ari nk'icyo gihe nibwo nari ndi mu giterane ahantu muri Miracle Center mu Kayange, turimo kuvuga ubutumwa n'indi ministeri nkoreramo yivuga butumwa. Turi aho ngaho niho Imana yakoreye igitangaza, niho Imana yampereye umukunzi. Mu by'ukuri muri icyo giterane sinzakibagirwa, kuko Imana yankoreyemo igitangaza, impamo umukunzi, ndamubona. Materaniro arangiye turi hanze, araza aradusuhuza n'abandi basore twari hamwe, adusuhuje. Ntabwo navuga ngo urukundo namukunze rwaturutse he, ariko niyumvisemo urukundo kuri we, ngira n'amahirwe, ntabwo ndi bubijyemo cyane ngo mbivugeho cyane, ariko icyo nzi cyo narwiyumvisemo ndabimubwira. Mbimubwiye arabyumva, arambwira ati nzagusubiza. Ndamubwira ni ntuzarenze icyumweru, ngira amahirwe ntiyakirenza, ansubiza vuba, ansubiza neza. Amaze kunsubiza ndamwibwira, maze kumwibwira ndamubwira ni none se uracyankunda cyangwa wari wikundiye ibintu byinshi, ari cyangwa niba wari wikundiye none urumva bitarimo. Arambwira ati ntabwo nari nkuzi ibintu, ntabwo nkunze ibintu byinshi, sinkunze amafaranga, sinkunze imitungo, nkunze umuntu. Ndamubwira ni noneho Imana iguhe umugisha, ubwo ukunze umuntu tuzakomeza urugendo. Kuva 2015 Imana iduha urugendo rukomeye rutari rworoshye, byari ibihe bikomeye. Satani amaze kumenya ko dukundana, abishyiramo amaboko ye, arwana no kubirwanya, ariko ntibyakunda, kuko twari dufite Imana. Kandi mu byo twakoraga byose, twakoraga uburyo dushoboye kugira ngo tubikorere mu gukiranuka kwayo. Imana itugirira neza, iraturinda. Abantu benshi babimenye, inshuti zanjye bamwe bakanca intege, ariko kubera ko byari mu Imana,
ikaza ikansanga ikampa amakuru, yampa amakuru nkumva ndakomeye, nkomeza kwizera Imana kugeza ubwo urugendo rwa fiançailles rwarangiye 2021. Imana ingirira neza, inkorera ubukwe, wari fiancé wanjye avamo umugore mwiza w'icyitegererezo. Ndamushimira aho ari, Uwiteka mugirire neza mu by'ukuri, kandi Imana imuhe umugisha, azakomeza. Imana izatugirira neza, nibyo tutarabona tuzabibona. Icyo nakubwira, nabwira n'abadukurikiye, mfite urugo rwiza rw'umugisha, rufite amahoro, rufite Kristo. Ibindi yewe icyo nshaka nuko Kristo aba mu byanjye gusa. Ibindi nta bindi kuba abo zananiye barimo baravuga ati cha turiya ari uko akiri buto yatubura cyashyushye. Nabivugaho ibyo byuvuze kuko abantu benshi bavuga ko ari uko tukiri bashya, kuko urugo rwanjye rumaze umwaka umwe n'iminsi mike, bavuga ko ari uko tukiri bashya, ariko iyo babivuze numva nta kintu nabivugaho, kuko jewe icyo mfite muri jewe ni intego. Urugo Imana yampaye jewe ubwanjye, ubu ndi umuyobozi warwo, ndi umupasiteri uruyobora. Imana izakorera muri jye, urugo rwanjye ruzashyika aho Kristo yateguye ko ruzashyika. Reka aho tuhasimbuka, umaze kwisanga mu muhamagaro, ukabona urasengewe, ugeze mu nshingano, mu by'ukuri ubona ni nk'abande bakubereye icyitegererezo? Akoze cyane, njya nshima Imana yampaye gukizwa. Ntabwo wenda mvuga ntera amacumu ku yandi matorero, ariko mu by'ukuri nshimira itorero ryanjye kuko ryaramfashije mu gukizwa kwanjye. Abantu bambereye icyitegererezo harya buriya ndabavugaho mu mazina yabo, ariko navuga nk'umushumba wanjye yambaye hafi, ni nawe wandamitseho ikiganza, mushumba Pastor Turatsinze Steven, aho ari, Imana imuhereza umugisha. Mu by'ukuri ambere icyitegererezo. Undi ni umuyobozi wacu mukuru, Apostle Gasabira Emmanuel, aho ari, Imana imuhe umugisha, yambereye icyitegererezo cyane. Ni umwe mu bagabo nkunda, yamfashije muri byinshi, amagambo avuga, no kugeza n'ubu urugo nubatse mu magambo yambwiye arimo anyubakiye. Imana rero imuhe umugisha, bambereye icyitegererezo cyane. Headmaster wanjye yaranyoboye ahantu nigiye kuri New Hope, yaramfashije nawe, bamwita Godfrey Ruzindana, ndamushimira aho ari rwose, atuye hano Kabuga. Imana imuhe umugisha. So bambereye icyitegererezo cyane, n'ababyeyi banjye Imana ibahe umugisha cyane. Hari undi mu anti nkunda, ni umubyeyi wanjye ariko ni inshuti yanjye, ni masenge, ari muri Canada, aho ari, ndamusuhuje n'abana be. Yambereye icyitegererezo, yaramfashije mu buryo bwose mu rugendo rwo gukizwa. Yambereye icyitegererezo cyane. Imana imuhereza umugisha rero. Imana ibahe umugisha bose abo mvuze, n'abandi benshi, ni benshi bambereye icyitegererezo. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Hanyuma mu by'ukuri ni ibiki ujya wumva ku bakozi b'Imana bikakubabaza cyangwa ubabonaho? Yego, hari ibintu bijya bimbabaza ku bakozi b'Imana, abantu bavuga Imana, cyane cyane muri iki gihe tugezemo. Dufite abakozi b'Imana ariko batarimo kubungabunga ubusugire bw'ijambo, urabyumva, ndetse batarihesha agaciro. Umuntu akaza akajya imbere y'Imana akavuga ijambo ry'Imana, ariko ejo ugasanga ni uri mu busambanyi. Umuntu akajya imbere y'Imana akajya ku gatuta akavuga ijambo ry'Imana, ariko ukajya kumva ijambo avuga ni ijambo rishingiye ku ndamu, akeneye indamu, urabyumva. Abantu barajya bakaza mu nzu y'Imana bakajya gusengera abantu, ariko bakabasengera bafite icyo babashakaho gitunga imibiri yabo. Nyamara ntabwo ari byo, ibyo ngibyo ntabwo ari byo ijambo ry'Imana rikeneye, nta nubwo ari byo Kristo azana itorero, Imana ishyiraho itorero, ntabwo ariyo yari intego. Intego byari ukugira ngo abantu bakizwe, abantu baboshye babohoke, abantu bababaye bishime, abantu
batameze neza bamere neza kubw'ijambo ry'Imana kubw'agakiza. Niyo yari intego y'itorero rya Kristo. Ntabwo intego y'itorero rya Kristo ari ukugira ngo uze ujye mu gakiza cyangwa se ujye mu ijambo ry'Imana urikiniremo. Kurikiniramo ni ukurivuga ariko rishingiye ku kindi kintu kigufitiye umumaro. Ubu jewe none ntabwo nshaka gusengera abarwayi ngo mbasengere ko nkeneye ngo bampe amafaranga. Ntabwo nshaka kubasengera kuko nkeneye kugira ngo banyubakire amazu. Oya, ahubwo ikintu dukeneye cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu bari mu byaha, nibave mu byaha bakizwe. Kandi nabwo nta mbaraga tubashyiraho. Icyo tubereka ni umurongo. Turabereka umurongo hanyuma bihitiremo. Yesu yashyizeho inzira ebyiri. Imana yashyizeho inzira ebyiri. Hariho inzira ituganisha mu bugingo buhoraho. Hari n'inzira ituganisha mu rupfu. Hitamo rero, ukeneye gupfa cyangwa ukeneye ubugingo buhoraho. Yego, dukeneye rero abantu bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi dukeneye abantu bakora ibitangaza mu izina rya Yesu. Ntabwo dukeneye abantu bifashije izina rya Yesu bakeneye indamu. Oya, nubwo natwe ari byo dushaka. Icyo dushaka ni ukuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abo bantu rero bose bavuga ijambo ry'Imana bashaka kugira ngo babeho, ntabwo giye banshimisha, ahubwo barambabaza iminsi yose mbabonye. Twerekera ku musozo, mu by'ukuri ni nk'izihe nama ushobora kubaho ukavuga uti jewe mbona byagenda, nkabona byagenda kuko Satani arimo aragenda akora ibintu bikomeye, ariko ineza y'Imana nanone yabakebura. Yego, inama nabaha mu by'ukuri, ijambo ry'Imana ni rizima, rifite n'agaciro. Abantu rero tureke kuza turitesha agaciro, kandi ijambo ry'Imana rifite umurongo. Abantu rero tureke kuza gukura abantu mu murongo w'Imana ngo tubashyire mu yindi mirongo. Kuko niba jewe nje imbere hano kuri kamera nkavuga ijambo ry'Imana, ariko ejo nkisanga mu busambanyi, ejo nkisanga mu businzi, ejo nkisanga, kuko barahari nabo barahari, sinci imanza ariko barahari rwose. Ariko turabakebura, turababwira ngo ibyo niba bivemo, bazi imbere y'Imana, bihane, hanyuma batwara itorero ry'Imana mu murongo nyawo. Urabyumva? Batwara itorero ry'Imana mu murongo nyawo. Kuko umuntu araza ari umuri imbere, wavuga ijambo ry'Imana kandi mu by'ukuri yari mu murongo, noneho yashaka kugira ngo ari wowe agira icyitegererezo, noneho ejo yagusanga muri ibyo bindi mvuze, agahera ko ako kanya agacika intege, akavuga ati nabo barabikora, akavuga ati nabo barabikora, n'ubundi abo dushaka gufata nk'ibyitegererezo ntacyo batumariye, apu reka mbivemo n'ubundi ntacyo bimfashije. Rero icyo nabwira abantu mu by'ukuri, tureke kubuza abantu, tureke kubuza itorero ry'Imana kujya mu murongo amahirwe yo kujya mu bwami. Tureke kuribuza amahirwe, tureke kubuza abantu amahirwe yo kuba mu murongo nyawo wa Kristo. Mu by'ukuri tubabere icyitegererezo nyacyo, tubabere icyitegererezo cyiza kandi kizima. Imana izaduha umugisha, kandi ijuru dukeneye tuzarigeraho. Murakoze cyane. Nanjye ndumva afashijwe cyane kubwo iki kiganiro duhaye. Ni ikiganiro cyiza, n'ibidukundiro uzongera uduhe ikindi, kuko ufite ibintu byinshi. Ariko umunsi umwe uri ahantu uri nko mu masengesho, yego, hari ibintu byigeze bikoreka ubireba, kuko tubambwiye ngo iwanyu hari ahepfo, twebwe tuzi ko hari n'abantu bagendera no ku rutaro. Icyo gitangaza cy'abagendera ku rutaro ushobora kuba ukizi. N'uyu nguyu nawe agendera ku rutaro, nawe uri gukamera, nawe muraturanye, nawe buriya iyo ashatse bazi Kigali sinzi impamvu atega. None wigeze ubona Imana ikoze ikintu ukavuga ati iki mbonye ari Imana igikoze? Ni nk'ikihe? Wenda icyo navuga ku cyo wari uvuze cy'abantu bagendera ku rutaro, jewe iwacu ni mu Mutara,
Nyagatare hariya ngira ngo abantu bagendera ku rutaro tuzi ko baturuka Ikibungo twebwe ratuzi ko iyo urenze hano Kabuga gusubiza hepfo hose bagendera ku rutaro gusubiza hepfo hose tuzi ko bagendera ku rutaro iyo tuvuga ati iwanyu iburasirazuba ati ubwo ni urutaro uhereye hano Kabuga ubwo tuba tuzi ko ubwo ari ku rutaro uko mbitekereza wenda ngira ngo mwakagiye muhera Kayonza kugera za Ngoma na Kirehe ariko nuza Gatsibo na Nyagatare ntago mbiziyo mbizi muri ibyo bice bya Kibungo reka mbivuge gutyo ariko mu by'ukuri icyo navuga nuko Imana yakoze ibitangaza nyibona ya abantu bararozwe Imana ikabakiza uburozi abantu bafite abadayimoni Imana ikabakuramo abazimu dufite abantu benshi mu by'ukuri bagiye bashingikwa biravuga ngo ba data bakoze ibyaha ngo none uyu munsi ngo twikoreye ibicumuro byabo ibyaha bakoze biradukurikirana niba sogokuru yari umujura icyo kintu kikaba karande niba sogokuru yari umusambanyi icyo kintu kikaba karande niba yaraterekereye icyo kintu kikaba karande hari nabo bashingitse mu bigirwamana bashingitse mu barangi ibyo ngibyo bigakurikirana twaba turi mu nzu y'Imana mu by'ukuri umuntu wamubonaga nkawe nkuko twicaranye uko nguko uri muzima uri n'umukozi w'Imana rwose wajya kubona turimo dusenga ukajya kubona ukabona kiramuteruye kiramukaraze mu kirere kimukubise hasi ariko wamurambika w'ikiganza abadayimoni bakavuga niyo bakomoka niyo baturuka ikindi abantu bahakana imbaraga z'Imana ndagira ngo mbaho ubujyanama buvuga gutya tureke guhakana imbaraga z'Imana kuko twabonye Imana ikora ibitangaza twabonye Imana ikiza abarwayi twabonye Imana ikura abadayimoni mu bantu bagakira bakamererwa neza mu by'ukuri ibitangaza by'Imana biriho kandi imbaraga z'Imana ziriho ziranakora Imana yacu iriho mu by'ukuri abantu bareke kuyihakana ibitangaza twarabibonye byinshi abantu bavamwe abadayimoni murakoze cyane ndagira ngo rero udushyire imbere y'Imana udusengera Imana kandi Imana iguhe umugisha yego Imana ibahezagire murakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe kandi mu by'ukuri abantu badukurikiye bazakurikirana iki kiganiro Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha reka mbasengere ndagushimiye Mana nkuru nkwaye icyubahiro iteka ryose twarakubonye twabonye ukora imirimo n'ibitangaza twabonye ukiza abarwayi twarakubonye mu bihe byinshi twavugaga ku rukundo n'ineza yawe mwami ni ukuri turagushimira ko watugiriye neza ijambo ryawe riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho bivuze ngo umuntu wese uzakwizera azaba afite ubugingo buhoraho kandi azaba afite ubuzima bwiza muri iyi si turagusabye rero Mana yacu nkuko twari turimo tuvuga ku rukundo rwawe ni ukuri ineza yawe izibe mu mitima y'abantu batarakumenya mu izina rya Yesu bakumenye bagusobanukirwe bakizwe bahinduke rwose bave mu bitabafitiye umumaro baze basange ibibafitiye umumaro bajye mu nzira nziza ikwiriye mwana nukuri iki kiganiro ndagusabye kugira ngo mu izina rya Yesu buri muntu wese ugikurikiye yacire inzira y'ukuri Kristo aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo niko Yesu yavuze nije nzira n'ukuri n'ubugingo ndasenze kugira ngo buri muntu wese unkurikiye yongere kuyoboka inzira y'ukuri ayoboka inzira y'ukuri ayoboka inzira imujyana mu bugingo ayoboka inzira imujyana imukura mu rupfu imwinjiza mu buzima mu bugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo abakobwa n'abahungu abasore n'inkumi abasaza n'abakecuru abagabo n'abagore bakira ukuri kw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo bakura amaso ku bindi bakura amaso ku bitabafitiye umumaro bakura amaso kuri byeri bakura amaso ku nzoga bakura amaso mu biyobyabwenge mu itabi bakura amaso mu barangi bakura amaso mu bapfumu bakura amaso mu bintu bidafite umumaro amaso yabo bayahanga Uwiteka kuko ari wowe ufite ubushobozi mwami nukuri Dawidi yaravuze ngo ni wowe njya nishingikirizaho ngo uhereye mu ivuka ryanjye ngo ni wowe wankuye mu nda ya mama ngo uzajya ngushima iminsi yose turasenze kugira ngo abantu bose bakwishingikirizeho
aba ari wowe ubabera akabando k'iminsi, aba ari wowe ubabera akabando bagenderaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka, sengeye abantu barwaye kugira ngo bakize, sengeye abantu bababaye kugira ngo bahe umunezero, sengeye abantu baboshe kugira ngo bakure mu bubata, ubakure mu nzu y'imbohe mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye igihugu cy'u Rwanda, ugihe umugisha kandi ugihe umutekano. Sengeye ubuyobozi bw'igihugu burushaho gukomeza kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Imana, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu kandi ugiye kuba inyuma y'ijambo ryawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen. Amen.